Yitwa Nyiraminani Clarisse. Aremera akazi gukorera muri Kigali agasiga umuryango mu cyaro kugira ngo ashake ibibatunga. Gusa n'ibyo akora nabyo nta ngufu bifite kuko n'umutware we ntabwo afite akazi. Mfite abana 7. Nyina abana banjye bari mu cyaro. 2 barashatse. Abandi bari mu rugo nyine iyo mbonye icyo mboherereza ndaboherereza. Iyo nahembwe ndaboherereza. Bakabahahira ibyo barya mu minsi ngaye gutyo byashira bakongera bakamumagara. Uyu mubyeyi mu busanzwe yakuze akunda gukora nubwo bigenda byanga. Kera yakoraga ubutadobo ya matara ya kera niba muyazi. Nyuma rero umutware we yaje gukora impanuka, imodoka iramugonga, ubuzima butangira kubacanga. Kuko umugabo imodoka imaze kumugonga ahita acika intege. Ubuzima ntabwo bumworoheye kuko abashakisha kugira ngo abana babashe kubona ishuri ndetse n'ibyo kurya. Nitwa Nyiraminani Clarisse. Ubwo nyine nkora n'akazi bampaye nyine ko gufasha umuntu w'umubyeyi nkoreramo hano. Ariko nawe ntabwo yaje. Ubwo rero ndakora akampemba ku kwezi nkabona icyo ngaburira abana. Uvuze gutyo ku bijyanye n'abana, ese mama ufite abana bangahe, ese babayeho gute? Nyine tubwire muri make ubuzima bwawe ukuntu ubona bimeze, na kano kazi ukora ese ubona amafaranga ahagije yo kwita kw'abo bana cyangwa se waguhagije? Mfite abana 7. Nyina abana banjye bari mu cyaro. 2 barashatse. Abandi bari mu rugo nyine iyo mbonye icyo mboherereza ndaboherereza. Iyo nahembwe ndaboherereza. Bakabahahira ibyo barya mu minsi ngaye gutyo byashira bakongera bakamumagara. Abana bawe bari mu cyaro, ese baribana se cyangwa babana na papa wabo? Tubwire nyine muri make ubuzima bwose. Babana na papa wabo ariko nyine nta ngufu dufite. Nabonye ako kazi ndaza aranyemera tugenda kugira ngo twese duhangayikire muri hano mu cyaro. Hanyuma uvuze ngo kuba nta ngufu nyine cyangwa se akazi, we afite akazi cyangwa we nawe ntakafite? Ntako afite, akora ibiraka byo guhinga tukagenda dufatikanya. Hanyuma utunyuremo wenda nko muri make nk'ubuzima we wakuriyemo, ukuntu wakuze kera, ukuntu byari bimeze, ukuntu byagiye bihinduka, nyine utubwire muri make. Navukiye ku Gisozi, ndakura mama aza kudusiga nyine nasiga umwana w'imyaka 2. Maje kwigira hejuru ubwo abavandimwe bagenda bandera nigira hejuru, ubwo nanjye mba ndashatse. Mu gushaka rero tubanza kuba mu nzu z'inkodeshanyo. Twakodeshaga nabanje gukodesha za Kacyiru, tuyivamo twigurira iyacu kuko umugabo imodoka imaze kumugonga ahita acika intege. Nuko yabonye icyo gihe batangaga makeya, bamuhaye 220, aragenda agura akazu gatoya. Nanjye nakoreraga mu Gakinjiro nkuko nabibabwiye, nakoraga ubutadobo. Ubwo nyine baratuguriza, ngenda twongera inzu irakura. Nuko baza kudukuramo turi Gacuriro. Badukuyemo rero tuhita tugenda tugura Kayonza. Tugura inzu Kayonza, ubwo turagenda. Ariko nyine ntabwo twaguze isambu, dufite inzu gusa n'ahandi hantu hato ho guhinga. Ubwo rero mbona ko ubuzima bwabo bunaniye, ngize Imana umuvandimwe arampamagara ati ngo nguhe akazi, kuko namusabaga namubwiraga nti nashonje. Hanyuma rero akanyohereza nk'ibihumbi 5 nkarya. Ndaza arakama akazi. Nuko nguko ndi gukora nyine. Twari tumaze kubyara umwana umwe, nkwite undi.
wa kabiri. Ubwo rero tugera mu bana 7. Kera nakoraga ubutadowa buriya bwavuyeho nyine turiya bajyaga bashyiramo urutambi, twabikoraga mu bikombe ndumva mubizi, bivamo saradine, bivamo ibintu by'ibiryo. Ubwo rero bibuza guhagarara kubera amashanyarazi nyine yahise akwira hose. Ubwo rero niko gusubira inyuma. Tugiye mu cyaro rero ngira Imana, umuvandimwe arambwira ati ngo nguhe akazi. Ese aho mu cyaro uri kuvuga ni kure y'aho ukorera? Mbaye iwacu mu rugo ni Kayonza. Uva Kayonza ukaza gukorera muri Kigali? Oya, mbi nanga nyine ndakodesha. Ubwo mba mu nzu y'amafaranga 15,000, asigaye nkayohereza abana. Noneho mama, dushaka wenda utubwire se wenda nk'ikintu wumva kikubangamiye mu byo ukora, cyangwa se kwenda n'abana bawe mu buryo nyine mubayeho, ikintu wumva wenda kikubangamiye kijya kikubabaza, cyangwa se ikintu wumva wakwifuriza abana bawe, cyangwa se ikintu wifuza cyakagombye kuba gihari. Nyine umuntu wese aba yifuza kujya imbere, ariko kubera nari mfite aka kazi navugaga nta bundi bufasha numvaga mfite imbere. Navugaga icyo mbashe mbese nicyo nkora. Aka kazi se mugatangira ryari mugasoza ryari? Dutangira saa 2 tugataha saa 1. Kano kazi se gahoraho buri munsi kaba gahari, cyangwa ni ukuzayo kadahari ntabwo mukora? Akazi kacu gahoraho kubera ko ntabwo dusiba. Ukora buri munsi? Ukora buri munsi kuko akazi nkora ni ak'ukwezi, urumva ko atasiba. Hanyuma ndi gushaka gatoya wenda utubwire nk'iki wumva wenda uramutse ubonye nk'ubufasha, cyangwa se ikintu wasaba abantu bazakureba bakumva ubuzima ubayemo, wenda ikintu wabasaba? Nanjye ngize ubufasha nakora nk'ibi ngibi nibyo nabasha gukora, kuko nibyo maje kwakira. Namaze kumenya kubicuruza no kubirangura. Ako nyine amafaranga nkorera nta gishoro nakuramo ngewe. Bisaba igishoro bino bintu. Kuko turangura ibintu by'amacupa, amajerekani, biki. Ubwo ubaye ubonye ubushobozi wowe wabikora ukabishobora. Hanyuma mama, turi kugana ku musozo, turi gushaka wenda tubwire ikintu kijya kikubabaza mu buzima bwawe, cyangwa ikintu kijya kigushimisha mu bintu bibiri. Nyine ikinshimisha ni uko abantu banjye nyine biroroshye, ntabwo nari numva ngo hari umwana wagiye kwiba cyangwa wandagaye. Ubwo noneho ikimbabaza nyine nuko ntarabona igishoro cyanjye ngo mbone uko nakwikorera. Murakoze rero, twebwe rero nuko nabikubwiye, turi itsinda rya Bawe Ukuboko, tugenda tuganiriza abantu tukumva ubuzima babayemo. Bibaye byiza watanga nka nimero zawe za telefone, ku buryo habaye nk'umuntu ushaka kuguha ubufasha yaguhamagara kuri iyo nimero cyangwa akabukohereza kuri iyo nimero. 078 7 8 4 7 2 Urakoze cyane. Twebwe rero tumaze gukoresha umuntu ikiganiro, tumusigira ayo ari bwifashisha y'uwo munsi. Murakoze. Niba ukunda gufasha uyu mubyeyi wamufasha, ukamuha ubufasha mu bushobozi bwawe bwose waba ufite, ushobora kutwandikira muri komenti cyangwa ukamuha ubufasha ukoresheje nimero y'uwo mubyeyi. 078 7 8 4 7 2 Niba kandi nawe hari umuntu uzi ubayeho mu buzima bumugoye cyane, nawe watwandikira muri komenti ukatumenyesha, nawe tukazamukorera. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe ndetse na share kugira ngo inkuru zacu zijye zibasha kugera no ku bandi. Ndabakunda cyane.